ndacyafise impamvu zo kuguhimbaza haracyari ishimwe mu mutima wanjye uko biri kose ndazi yuko unkunda uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza ndacyafise impamvu zo kuguhimbaza haracyari ishimwe mu mutima wanjye uko biri kose ndazi yuko unkunda uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza ukwiriye gushimwa ukwiriye gushimwa ndagupfukamiye mwami wanje zamuye amaboko ngo ngushime ukwiriye gushimwa ukwiriye gushimwa ukwiriye gushimwa ukwiriye gushimwa ndagupfukamiye mwami wanje nzamuye amaboko ngo ngushime ndagupfukamiye mwami wanje nzamuye amaboko ngo ngushime ndagupfukamiye mwami wanje nzamuye amaboko ngo ngushime ukwiriye gushimwa ukwiriye haleluya haleluya Yesu ashimwe cyane amen ndagira ngo ukurikiye kino kiganiro ntitube twenyine turirimba dufatikanye twese kuramya Imana turago umwami Imana urakwiriye nimba koko ariko ntubivugane logique n'ubwenge bwawe ubivugana umutima ese mu mutima wawe mu buzima bwawe mu mibereho yawe ya buri munsi koko God deserves the glory ubona Imana ari ikwiriye icyubahiro ku buzima bwawe ubona ariyo ya mbere nta kindi kigirwamana ufite wimitse wenda ukabushima Imana mu izina ryacyo ni ukuvuga ngo worship is not what we say, it is what our heart say. Ni ukuvuga ngo rero reba ko umutima wawe uri kuvuga ari byo Imana niyo ya mbere ikwiye gushima mu buzima bwawe turimo turema ngo ndacyafite impamvu zo kuguhimbaza ese ufite impamvu reba ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe muri iki cyumweru gitambutse turi muri weekend reba iyi weekend weekend y'amashimwe weekend y'umunezero what are you planning ni kiri kunezeza ngo Imana icyubahiro Bibiliya iravuga ngo ngabana ibihumbi bazaga imbere yawe kandi uzabirebesha amaso ntabwo bizakugeraho ni impanuka zingaho ubonye moto zigenda imodoka zitambuka abandi bapfa abandi bicwa na coronavirus icyorezo cyugarije isi ariko wowe uracyahumeka umwuka w'abazima ni ukuvuga ngo ndagira ngo turirimbe ino ndirimbo ariko nawe wumva impamvu yo kuyiririmba atari ukuyirimba kuko ifite melody iryoshye kuko iri gucurangwa mu muziki uryoshye ahubwo uyiririmbe nk'icyifuzo kiri ku mutima wawe cyo gushima Imana dufatikanye rero tuvuge ngo mwami Imana ukwiriye gushimwa ukwiriye gushimwa ukwiriye gushimwa ukwiriye gushimwa ukwiriye gushimwa turirimbane ukwiriye gushimwa ndagupfukamiye mwami wanje nzamuye amaboko ngo ngushime ndagupfukamiye mwami wanje nzamuye amaboko ngo ngushime ukwiriye gushimwa ukwiriye
niye mwami wanje zamuye amaboko ngo ngushime ndagupfukamiye mwami wanje zamuye amaboko ngo ngushime. Haleluya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibyaremwe byose ngo bishime Imana ngo mwabindimo mwese. Dawidi we byaramurenze none ategeka ibimugize byose, amaguru, amaboko, amara, umutima n'ubwenge, bagate mwabindimo mwese. You have to praise Lord, you have to worship God. Nawe tegeka ibikurimo byose, amaboko yawe aramya Imana, umutwe wawe. Imana ntiyagwaye umutwe wo gutekereza ibibi byo kugambana. Imana ntiyagwaye amaboko yo kuvusha amaraso. Imana ntiyagwaye ururimi rwo gutukana, rwo kwatura amagambo mabi ku buzima bw'abandi. Imana yagwaye ingingo zose kugira ngo zikoreshe mu nyungu zayo. Hari abaririmbaga seribuze yuko imibiri yanyu ari sengero z'umwuka uri muri mwe. Sibyo ngo ntabwo muzi ko imibiri yanyu ari insengero za Kristo. Twahawe imibiri nk'igikoresho gikora umurimo w'Imana. Hari aho yaririmbye ngo kandi nimureke ubusambanyi bwanyu, imirimo imibiri yanyu ihimbaza Imana gusa. kandi nimureke ubusambanyi bwanyu, imibiri yanyu ihimbaza Imana gusa. Wese birakwiga indirimbo. Yes, niko bimeze nyine ngo mureke ingeso zanyu, mureke imibiri yacu, imitima n'ubwenge ibi byo guhimbaza Imana. Turemye mu ishusho itangaje iteye ubwoba, dusa n'Imana. Ahubwo nawe ukwiye kujya wireba buri munsi ukavuga ngo ese ubuzima bwanjye barasa n'ubw'Imana koko. Tuyisenge tugira icyifuzo muri iyi weekend, tuvuge ngo Mwana nyigisha nk'uko wagendaga, umpe kwitwara nk'uko witwaraga. Tumenye n'ibintu isi twigisha, uburabyo, inyoni, muri ibyo bivuze ngo mbe kumenyi byo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mu cyiza tumenye burutaho. Ngumbe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mu cyiza n'ubwenge burutaho. Yes, tugiye kuririmba none tuvuga gute? Icyatumye mpinduka, nitwa umukunzi. Nawe uragifite. Sinshaka ko tuzajya tuba mu buzima bw'ikigare cyangwa cy'ikintu cy'ikimurare kiba mu rusengero ngo kuko bakubisemo injyana yiruka, kuko bakubisemo amarege, kuko bakubisemo iki. Usanga abantu benshi baba mu buzima bwa ritime kurusha mu buzima bwo kuramya Imana. Yes, ntabwo rero twibagirwa injyana dute n'ibindi byose ngo turebe ku Mana, tuvuge ngo Mana umva icyatumye mpinduka. Tugiye guhamya hari impamvu yo guhinduka kwacu, tukava mu buzima bubi bwari butugoye bw'ibyaha, bwo gusambana, bwo kuroga, bwo kwica, bwo kugambana. None there is why, hari impamvu Imana dukuye muri ubwo buzima tukitwa abakunzi b'Imana. Tumye mpinduka nitwa umukunzi w'Imana nyir'imbabazi, data wa twese. Nuko ruwiyambuye ubwiza bwose, yambara umuvumo wose n'ububi bwanjye. Umva icyatumye mpinduka nitwa umukunzi w'Imana nyir'imbabazi, data wa twese. Nuko ruwiyambuye ubwiza bwose,
yose yambara umuvumo wose n'ububi bwawe. Yankunze nabibereye naruwo gupfa, niwe yamuje n'Imana ubudashima. Ni Yesu zina riryoshye, niwe nzirata, ni Yesu zina riryoshye, niwe nzirata. Yankunze nabibereye naruwo gupfa, niwe yamuje n'Imana ubudashima. Ni Yesu zina riryoshye, niwe nzirata. Ni Yesu mwana w'Imana, ni Yesu zina riryoshye, niwe nzirata. Ni Yesu zina riryoshye, niwe nzirata. Yes, Imana y'umugisha mu mwese mwari mukurikiye ikiganiro imbaraga zo kuramya Imana cyangwa the power of worship. Mwari kumwe na Bikema ndetse na Mr. Ndizwe n'Imana Isayi. Reka dukomeze tubane mu biganiro bya Evangelism Monde TV. Mwibutse ko uburyo bwo kubona ibiganiro byacu n'ibikorwa dukora by'umurimo w'Imana ni ugukora subscribe, share nimba ubikunze, kuko gusharinga burya si itegeko. Gusharinga nuko bakunze ikintu kumvura interesse yo kujya undi muntu. Nimba ukunze ibyo dukoze, bisangiza inshuti zawe. Ukore na like kandi na comment bikenewe, uvuga ati mwakoze umurimo w'Imana neza, bigutera courage ibyo byose. Mugira amahoro y'Imana, turi kumwe.